mwite Bruce Melody cyangwa umwite Taha Iwacu umusore wigaruriye imitima ya benshi hano mu Rwanda, akaba afatwa nka munyakazi mu bijyanye n'umuziki, akaba ari umusore wagoye cyane kugira ngo amenyekane dore ko byaje no kumuhira, bikaba bivugwa ko ari nawe musitari wa mbere hano mu Rwanda, ariko ubu umusitari yarawuvunikiye. Uyu ni umusore watangiye umuziki kera cyane, akaba yaranyuze ahantu henshi cyane, akora imiziki myinshi cyane, yakoze indirimbo nyinshi ntiyamenyekana, ariko ntiyacika intege arakomeza arakora, agera akoze indirimbo za Ndumiwe, Katerina, Ikinya, iyo akaba ari nk'indirimbo yamufunguriye amarembo. Umusore yakomeje arahatana, bamwe baramukunda abandi ntibamukunda, kuko no muri icyo gihe yarakizamuka, yari afite abakunzi benshi cyane, yakoraga ibitaramo bikitabirwa. Si ibyo gusa, uyu mugabo wakoze indirimbo nyinshi ziyakoranye n'abanyarwanda, izo yakoranye n'abanyamahanga ba Harmonize wabo muri Nigeria. Ibyo gusa yagiye akora indirimbo zitagira ingano, ntiwazivuga ngo uzirondore uzirangize. Yambutse n'umugabane wa Afurika akajya muri Amerika agakora indirimbo we na Shaggy, agakora remix yafunga macho bahita When She's Around. Hari n'amakuru y'uko uyu mugabo mbere yo kujya mu muziki nawe yari umuproducer. Ayo ni amakuru yavuzwe ku muhanda, bakaza kubivamo ajya kwikorera umuziki ku giti cye. Kuva akora indirimbo na Shaggy, hari abantu benshi bamushinja ngo kuba yari yarageze muri Illuminati. Inkuru nyinshi ziri kugenda zivuga ko ubuto umuntu nka Shaggy yava muri Amerika, n'icya gihugu gifite abasitari benshi bakabaye bakora indirimbo zize zikaguka, akaza akagera muri Afurika ngo akaza kureba umuhanzi Bruce Melody kugira ngo bakorane indirimbo. Ibyo ntibishoboka. Uyu muhanzi twese dukunda ukuntu bashobora kuba yarageze muri Illuminati, twe twese tubivuga ntawe ubizi uretse Imana yonyine. Umusitari nk'uyu nguyu abantu benshi baraza bakamukoraho inkuru mbi kugira ngo zicuruzwe, kuko hari benshi baba batanamukunda. Ubu tuvugana uyu munsi wa none ahanganye n'uwo bita The Ben. Ibyo ntitwabijyaho cyane kuko ibyo turabimenyereye mu basitari. Iyo tunetuye Diamond na Harmonize, ugera muri Amerika uzasanga ari byo gusa amatiku y'abahanzi, ko noneho mu Rwanda bimaze gufata urundi rwego. Reba nk'ira beef ya Ish Kevin na Zotrap, iriya ndirimbo Zotrap yasohoye kubeshyaho yarakabije, ariko iyo ndirimbo yatumye agera n'imbere y'amategeko akabisabira imbabazi, akanayisiba ku rubuga rwa YouTube. Se kuko ibi byose bivugwa yuko uyu musitari dukunda twese yaba yarageze muri Illuminati, ubona ari byo uzi kubyara kuko ubyumva muri comment. Mbara ubwa mbere ubonye iyi video uze gukora subscribe kandi like, tubona ibyengerano bidasanzwe by'abasitari by'ibihangange, abantu bakoze ibintu bidasanzwe ibihugu by'ibihangange byejyanye nk'ibi, kugira ngo ubibone icyo usabwa ni ukanda subscribe ntibijye bigucika. Twigarukiye umunsi wa none turi mu 2024, witwa Bruce Melody w'ejo nibwo yashyize post hanze ku munsi tariki 19 ya ndirimbo mwe mutegereje muri benshi, yifashishije agace kamwe k'indirimbo yagapostinze hanze avuga ngo nibisanzwe. Aravuga ati sinzi uko nabivuga, ngavuga ko indirimbo izamurenza imipaka y'u Rwanda ikamugeza kure, dore ko ari indirimbo iri mu Cyongereza itemo n'ijambo na rimwe ry'Ikinyarwanda. Umuziki washaka kuwagura ku ruhando mpuzamahanga, dore ko iyi ari n'indirimbo yamamaje cyane, ikaba yari imaze amezi 3 yamamaza, avuga ko agiye gusora umuzigo wa hatari. Iyi ni indirimbo yanakunzwe cyane ikimara gusohoka, dore ko mu masaha 11 video yonyine yabanje gushyira hanze yari imaze kurebwa n'ibihumbi 23,570, yari afite 5,290 by'aba subscribe. Kabe undi munsi ukurikiyeho yari afite aba subscribe bangahe? Video ko yamaze gusohoka gihe cy'umunsi umwe imaze kurebwa n'abantu bangahe? Ujya kureba ino video mu gihe cy'umunsi umwe imaze kugira views 316. Iyi ngibi ntibisanzwe mu ndirimbo zo mu Rwanda, kuko nujya no kureba ku kijyanye n'aba subscribe bakaba yarakuvuga ko yari afite aba subscribe 580. Indirimbo imaze amasaha 11 isohotse, ariko mu gihe cy'umunsi umwe imuzana aba subscribe 10,000. Bisanzwe ko mu ndirimbo zo mu Rwanda ziba ziri ku muvuduko nk'uyu, ko nimba wibuka neza indirimbo y'Imirere ya Element mu gihe cy'umunsi umwe yari ifite views 100,000 gusa, mu gihe ngiyi ifite 2,300 mu gihe cy'umunsi umwe. Bamwe se bari kuvuga ngo si indirimbo niyo Bruce Melody yamamazaga, bamwe bakavuga ko atari nziza, abandi bakavuga ko ari nziza. Ariko nujya kureba kuri iyi ndirimbo ukajya muri comment ugasanga indirimbo iri kurebwa cyane n'abanyamahanga, dore ko ari nabyo ashaka, kashaka ko indirimbo zaguka zikarenga East Africa, zikarenga Afurika, zikagera hanze. Nimba warebye neza mu mashusho y'iyi ndirimbo, ni indirimbo igaragaza ububi bw'ibiyobyabwenge, dore ko ari n'indirimbo avuga ko yashoyemo amafaranga menshi. Amashusho ye akaba yarafatiwe mu gihugu cya Nigeria, umva ko indirimbo yashoyemo amafaranga menshi cyane. Ese uri kubona indirimbo nziza kuko izagera hagana he? Nawe ko ari indirimbo avuga ko izamwagurira inzira, se nawe niba nawe wayirebye uri kubona indirimbo ari nziza?
uze kujyana uko ubyumva muri comment, andike n'icyo ubona cyaburagamo kugira ngo ibe nziza. Banakunze iyi video kugira ngo igere kure cyane uze ukanda like video izagera kure cyane. Nimba ari n'ubwa mbere wonyine video uze ukanda subscribe. Ngibi by'uyu musore wacu dukunda turi benshi Bruce Melody, akaba yita Munyakazi, ari n'ujya kureba izina riramukwiye. Urebye izi nzira zose yanyuzemo kugira ngo abari ahangaha ageze, kuba producer benshi yagiye akorana nabo, inzu zitunganya umuziki nyinshi yagiye anyuramo. Avuga ko yagiraga ku muproducer akora n'indirimbo amenyekana, ngo ubundi agahita atangira kumuca amafaranga menshi kugira ngo bongere gukorana n'indirimbo. Avuga ko ibyo byagiye bimuho cyane, ngo ubundi agahita atandukana nawe akajya gushaka undi bakorana. Avuga ko n'uyu ngo Element twese twakunze, ngo kare wamuzamuye igihe bakoranaga indirimbo bita Hands Up, murayibuka. Ni indirimbo yakunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda. Avuga ko ngo bakimaze gukorana indirimbo uyu Element yahise amenyekana kubera iyo ndirimbo Hands Up. Iki gihe Element yatangiye guca Bruce Melody amafaranga menshi kubera yari amaze kugira benshi bamugana, amaze kuba umusitari. Ubwo yahise amukwepa ajya kwirebera umuproducer wamumenya Killa, akundana n'indirimbo Funga Macho. Akaba ari nayo ndirimbo akoranye remix yayo n'uwo bita Shaggy wo muri Amerika. Macho akaba ari nayo ndirimbo aherukaga gusohora. Remix yayo When She's Around nayo yakozwe n'uyu mugabo bita Killa, wahoze ari muri Country Record, ubu ngubu akaba nawe yaratandukanye nayo akajya kwikorera ku giti cye. Ngibyo by'uyu mugabo wamumenya Bruce Melody hari i Kanombe. Ngizi inzira zigoranye zinyuzemo, kuri ubu ngubu akaba ari umustar umaze kugera kure. Nabyo bavuga ngo yagiye muri Eliminata, muri twese nawe ubizi, Imana yonyine. Rero tugomba kubiharira impano kuko twese tubivuga ntawe ubizi. Kandi sinagenda natakubwiye uyu Bruce Melody yakoranye indirimbo Ogera na Bwiza uko kwamamaza umukandida wa FPR. Akaba ari n'indirimbo yari ikunzwe cyane mu bijyanye no kwamamaza umukandida wa FPR, dore ko ku rubuga rwa YouTube yari imaze kurebwa na miliyoni n'ibihumbi 800. Umva ko uyu musitari yakoze ibikorwa byinshi bihambaye. Umufana we nkurarikiye kugenda ukareba iriya ndirimbo ye, so witedere ko ari indirimbo nziza cyane. Nimba utanamukande subscribe uyikande. Ugiye mbibona abona ari indirimbo izazamuka cyane ikajya ku rwego ruhebuje. Ubu bari bagutegura kino kiganiro, nitwa Jean Pro TV Show. Nimba ari ubwa mbere nyine video kanda subscribe, kandi kuri iyo nzu ya video ikizanzu uzajya utibona, uze ukanda like, ujye muri comment wandike imbuto zakubwaho ubutaha, ucandika binyuraho na setting za YouTube. Ntuzacikwe video y'urukundo rwa Regis na Mickey. Yango ibi byose ubone gisabwa no gukanda subscribe. Mwari kumwe na Jean Pro TV Show. Bye bye. Kanda subscribe, like, twikomereze.